ntabwo kuri kose ari ngombwa ngo kujye hanze. Hari ibintu uvuga ukabizira mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Nimba hari icyo umuntu yakoze cyangwa se yavuze utishimiye, gerageza wegera ababishinzwe, ababifitiye ubushobozi, mu biganireho mu buryo burimo discipline. Burya nibwo bumataringa cyane. Hanyuma muri icyo mwabikoraho, kandi niba bitanakunze cut it out. Si ngombwa ngo ujye gutongana, ujye gusakuza, ujye kwiteza abantu ngo wigire intwari, ngo ngiye urumva ngayenga nabishyize hanze. So what? Ibyo ntacyo biri bumare. Uravugwa right now, biragera gute, ariko ingaruka urabana nazo mpaka. Mu bintu bikomeye ubuzima bwatwigishije cyangwa se njye bwanyigishije ku giti cyanjye personally, nuko nta wigira, kandi iyo wibuze urapfa. Iyo ushaka kujya kure ujyana n'abandi. Ntabwo urugendo nakora mva i Kigali njye Muhanga n'amaguru narusoza njyenyine mu gihe kingana n'umunsi umwe cyangwa iminsi ibiri, ndi njyenyine Rwangura, but ndi kumwe n'abandi twakwihuta. Bivuze ngo motivation ni nziza, irakenewe. Abantu duterana inkunga tugasunikana, tugakora, tugachivinga ibintu binini. So rero ubuzima ni gatebe gatoki. Uyu munsi iri hejuru, ejo uzaba uri hasi. Uyu munsi uri hasi, ejo uzaba uri hejuru. Ntagahora gahanze. It's better rero kwiga ikintu kimwe, kwiga kubana n'abandi amahoro. Ntabwo gutera hejuru no kugera gutera ibyo bikemura ikibazo, no. Especially niba uri nko mu kazi ufite ikibazo, ntabwo ari ngombwa ngo ugende ukibwire abakozi bagenzi bawe uvuye bitagenda neza, no. Ibyo ntacyo biri bukemure. Ikiruta ahubwo wabibwira nk'umuyobozi wawe, your manager, your assistant manager, your supervisor, mukaganira kandi mu buryo buri discipline. Ibyo bintu rero iyo bikozwe, that's good. Niyo bidakozwe, just be humble, be disciplined guy. Uko byumva, niba ubona system utazashobora kuyikoreramo, you can resign. Sezera ujya ahandi. Ariko kujya gutera amatiko hejuru, usakuza, ahantu kahava nabi, wanashwanye, mwagize gute, my dear, ubuzima tubayemo ntawe ugena ejo hazaza. Ushobora gusanga hahandi wihenuyeho, wiyiriyeho, abantu uzongera kubakenera. Abantu turakenerana. Ushobora gusanga abandi rero uzakenera ubufasha mu gihe kiri imbere. So it's better kwiga kubana n'abantu muri situation yose, ariko be disciplined. Sibyo? Kora ibikureba, ibitakureba.